Yesu bavuze ko akorana n'imyuka mibi. Yewe ubu mushumba wazana imbaraga akubaka urusengero rukomeye rwujuje ibyo leta isaba. Yego. Sibyo? Hanyuma agafasha abakozi b'Imana kutagira igisuzuguriro. Yego. Agakorana n'iyo myuka ariko akavuga Kristo Yesu. Akavuga Kristo Yesu. Icyangombwa nuko Kristo yamamara. Ibyo ndi kugusubirisha Bibiliya cyane. No kuvuga ngo rero muri Zion Temple yatangaje ko mu matorero ya Zion Temple ibyo batemera nibi. Ntibemera umuntu wapfumuye amatwi yitwa umugabo. Hanyuma atanga n'igisobanuro cy'umuntu wapfumuye amatwi. Hanyuma anatanga itangazo rivuga ngo ntabwo uwo muntu yemerewe kurira ku ruhimbi. Ntabwo yabuzanyije muri Zion Temple gusenga mu bakristo hagati ngo nuba ufite iherena ntuzajye gusenga. Ukurikire disikuru neza, ukurikire ijambo neza. Yavuze ngo nta wemerewe kurira uruhimbi apfumuye ugutwi, afite dread n'utundi dusatsi tujagaraye. Biri mu nshingano y'abashumba gutoza abantu uburere no kugira ikinyabupfura. Atangaza ko nanone wenda no gutakimbajije kugira ngo kitaza kuza tukitwarire hamwe. Atangaza ko umuntu ufite dread, igisobanuro cya dread biva mu idini y'abarasta basenga abasataniste. Hanyuma rero abitangaje avuga ko umuntu ucuranga urumva ahantu aba ahagaze ni kuri altar cyangwa se ku ruhimbi ahantu Imana ikorera ibikorwa byayo. Ntabwo uwo mucuranzi yemewe muri Zion Temple. Ibyo ntibivuze ko muri indi dini ryemera ibyo uwo muntu adakwiriye kujyayo, kuko ntabwo amadini yose asenga Kristo. Hari amadini y'ababudaniste, hari ay'abahindu numva menya yarageze inaha ngaha. Uwo muntu ajye muri ayo madini asenga ibishushanyo cyangwa se asenga budaniste agenda acuranga piano kuri piano, ariko ahantu hari umwuka wera w'Imana. Intumwa y'Imana iba yasenze umwuka akagaruka kumwibutsa ko hari bitemewe, nawe akabitangaza ari ku ruhimbi. No kuvuga ngo rero muri urwo ruhande rwe nta kosa ririmo na ritoya, kuko yanavuzemo iby'amajipo. Ni gute wambara ugafunga amabuno yawe ukaza uratera umwaka urusengero? None se ntibyumvikana umuntu wambaye ubusa kugeza kuri izi saha kwicara ku muntu wambaye ubusa? Urabizi aba bantu bakunda kwambara bakageza hano, iyo batitabaje isakoshi ngo bayishyire hano baterekeho hano ntago ashobora kwicara. Iyo adashyizemo intoki ngo yoherezemo intoki gutya ntago ashobora kwicara. None se umukristo aruzura umwuka wera te yafashe hagati y'amaguru cyangwa yashyize isakoshi hano yabaye ikigirwamana? Agomba kuba ari freedom, yambaye ijipo nziza. Sibyo? We yanabyisi ijipo ngo niba ari ijipo yiza mu Kinyamurenge. Agomba kuba yambaye ijipo ku buryo umwuka namufata azogerera akadotayine. Ni ibintu rero byumvikana nabyakiriye neza. Ariko noneho tukajya mu kindi gisata cy'abantu bindakorwaho. Babandi Bibiliya ivuga ngo bazaba bikunda birarira. Ubundi iyo umukozi w'Imana avuze ikintu aherekejwe n'umwuka w'Imana cyanditse muri Bibiliya, erega birananditse ko umumama akwiriye kwambara akikiza, biranditse. Tugiye muri za Bibiliya birimo byinshi, mirongo myinshi. Ugasanga hari umuntu Kristo ayoboye avuga ati biriya bintu simbyumva, uwo nyine ahagwana nawe urahumva. Icyambere inyuma habikiza ni kibuno, tubivugisha ukuri. Ikibuno se gikora iki? Kijya ku bwiherero kikavamo umwanda. None se aho hantu hava umwanda hagenewe gupfukwa, hakenewe nko kuba hatagaragara. Hari imyanya yitwa y'ibanga, imyanya y'ibanga. Ejo abantu nibapogeta bakaduhenera, ejo barashyira n'ibitsina byabo hano ku karubanda. Rero bidakumiriwe byaba ikibazo. Ni ukuvuga ngo icya gatatu, pocket biba bigaragaza ko uraho nyine. Buriya umuntu wa pocket ari n'umwanya batamuha mu buyobozi. No mu nshingano za gishumba ntago nakwimika umuntu wambara pocket down. Nigeze gutumira umuvuga butumwa mu rusengero azapokese, pocket down, yambaye pocket, ipantaro yayitsuye. Ndamureba amaze kubwiriza nanga kumukomeretsa, ndavuga rero ngwino hano ntuzagaruke hano
rwose na nimero yawe dore ndayisibye mu gihe utaramenya umwigisha icyo ari cyo. Yes, ibihe byiza mwese mukunda kandi mukarakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Iyi ni Pastor Fanny Official ndetse na Evode TV, Pastor Evode TV, Intwarwa TV. Nizere ko meze neza cyane wakoze subscribe ntatakoraho nicyo gihe cyo gukandaho kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze. Nje mwumva ni Muvunyi, inyuma ya kamera, imbere ya kamera turi kumwe n'umuhanuzi nemera Apostle Evode. Muraho neza Apostle? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Amen. Mwarameze neza Papa? Turashimira Imana. Bibiri iravuga ngo mu bibi no mu byiza dushima Uwiteka. Apostle turi mu mpera z'umwaka, ese n'umwaka wabonye ute? N'umwaka wabonye si ibyo witeze muri ibyo abonyemo bimeze bite? Uyu mwaka ibyo nari nitezemo nibyo nabonyemo, cyane ko nyine twebwe turi imbere y'Imana mbere yuko umwaka utangira cyangwa urangira, tuba dufite ibihe by'amasengesho byo gusenga kugira ngo tumenye iminsi n'ibihe, cyane ko na Kristo Yesu yaravuze ngo nta kizabaho kibatunguye. Ubwo rero ndi muri abo Yesu yabwiye ko nta kizabaho kibatunguye. Ibyo nabonyemo nari mbyiteze kubibonamo, niko navuga. Ibyiza ibibi? Yaba ibibi n'ibyiza biba biri kumwe, kuko nta mwaka wagira ibyiza gusa. Umwaka ugirwa ibihe bigirwa n'ibyiza n'ibibi, ariko byose bibiri kavuga ngo bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Yego, turakwakiriye, reka dushyire imbere y'Imana udusengere rwose dutangiye kino kiganiro Apostle. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ananatswe muri iki kiganiro cy'iyobokamana. Abantu bose bari mu gisata cy'abera cy'iyobokamana bahumurizwe n'ijambo washyize mu kanwa kanjye, kandi ibyo mvuga byubaka imitima y'Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda n'abantu bose batuye isi. Mu izina rya Yesu mbisabye mbyizeye, amen. Amen, amen. Apostle, je naje mugana mfite ikibazo kijya giti, ese agakiza tukabonera mu myambaro twambara se cyangwa nuko tugaragara? Agakiza ntabwo kabonekerwa mu kintu icyo ari cyo cyose. Agakiza kabonekera ahantu hamwe honyine, ni muri Kristo Yesu. Yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Iyo rero umuntu atunze inzu, imodoka, imyambaro n'ibindi tubona mu isi, ni inyongera, ni imigisha iva mu gakiza, cyangwa se wenda iva no mu bindi abandi bizera, kuko abantu bose ntibizerera mu gakiza. Hari abakorana n'imbaraga ziri sataniste. Tuvuze rero ngo agakiza kabonerwa mu myambaro, ubwo abajya kuraguza bakabona iyo myambaro, twaba tuvuze ko Kristo nawe yaba adafite agaciro. So rero agakiza ntabwo kabonekerwa mu kindi kintu icyo ari cyo cyose usibye muri Kristo Yesu. Usibye muri Kristo Yesu. Iyi mpamvu mubaje kino kibazo ni inkuru cyangwa se n'amagambo yatangajwe n'umukozi w'Imana Apostle Dr. Gitwaza. Atangaza ati burya kubona ukajya ugira gutyo ukabona umwana aje ku ruhimbi yambaye deshire cyangwa yambaye ipantaro, yambaye ipantaro nyine deshire, ugasanga abandi bapfumuye amatwi barimo baracuranga n'amadirede. Ese ntawe ko kwirebye biriya bintu ubona ko ari aho bicumuza bamwe se mu baje gutera? Kuvuga ko agakiza katabonerwa mu myambaro nuko nta pantaro n'imwe yatubwiye ngo dukizwe. Ariko nanone habaho icyo bita doctrine cyangwa se amahame shingiro ya church. Hakabaho amahame y'ikimina, hakabaho amahame agenga abapfumu cyangwa abavuzi gakondo, hakabaho amahame agenga abashumba, cyangwa se hakabaho n'amahame agenga abamotari. Ayo mahame rero na doctrine ya church agendana n'umuco w'igihugu, cyangwa se n'uburyo abantu bavutse, cyangwa se n'uburyo abantu bameze, situation barimo. Kuko mu kinyejana cya Yesu hashize imyaka 2000 irenga, Yesu azamutse. Mu gihe cye gutereka ubwanwa ntago hariho inzembe zogosha abantu n'amashini. Abakristo cyangwa se Abisiraheli bagiraga ubwanwa, bakagira imisatsi ku buryo ishobora no guhinduka madred muri icyo kinyejana, bitewe n'uko isi yari imeze cyangwa se na Israel uko yari imeze. Muri icyo gihe rero wari guhagarara akavuga ngo umuntu ufite imisatsi ngo ntabwo ari umwana w'Imana, ntabwo byari kumvikana.
ariko tubizanye nko mu Rwanda iby'intumwa y'Imana yavugiye muri Amerika, niba ari muri Amerika muri Arizona sinibuka, we yabivuze nk'umushumba mukuru dogiteri, ndetse kandi akaba apotre intumwa y'Imana mu matorero ya Zion Temple ku isi yose. Ariko nanone akaba headinze abashumba bose, nanone akaba akuriye abashumba yabanjirije mu muhamagaro. Ibyo yavuze rero mu ruhande rumwe ndavuga ko birumvikana, ariko mu rundi ruhande hari abo bitareba. Mu ruhande rwa Zion Temple sindi umuvugizi wayo kuko wenda siho nsengera, ariko ndi umukristo, nanjye nk'intumwa yambanjirije mu muhamagaro mwubaha nk'umubyeyi, nk'intumwa y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero muri Zion Temple yatangaje ko mu matorero ya Zion Temple ibyo batemera nibi, ntibemera umuntu wapfumuye amatwi yitwa umugabo. Hanyuma atanga n'igisobanuro cy'umuntu wapfumuye amatwi. Hanyuma anatanga itangazo rivuga ngo ntabwo uwo muntu yemerewe kurira ku ruhimbi. Ntabwo yabuzanyije muri Zion Temple gusenga mu bakristo hagati ngo nuba ufite iherena ntuzajye gusenga. Ukurikire disikuru neza, ukurikire ijambo neza. Yavuze ngo nta wemerewe kurira uruhimbi apfumuye ugutwi, afite dread n'utundi dusatsi tujagaraye. Biri mu nshingano y'abashumba gutoza abantu uburere no kugira ikinyabupfura. Atangaza ko nanone wenda no gutakimbajije kugira ngo kitaza kuza tukitwarire hamwe, atangaza ko umuntu ufite dread, igisobanuro cya dread biva mu idini y'abarasta basenga abasataniste. Hanyuma rero abitangaje avuga ko umuntu ucuranga urumva ahantu aba ahagaze ni kuri altar cyangwa se ku ruhimbi, ahantu Imana ikorera ibikorwa byayo. Ntabwo uwo mucuranzi yemewe muri Zion Temple. Ibyo ntibivuze ko muri indi dini ryemera ibyo uwo muntu adakwiriye kujyayo, kuko ntabwo amadini yose asenga Kristo. Hari amadini y'ababudaniste, hari ay'abahindu, numva menya yarageze inaha ngaha. Uwo muntu ajye muri ayo madini asenga ibishushanyo cyangwa se asenga budaniste, agenda acuranga piano kuri piano, ariko ahantu hari umwuka wera w'Imana. Intumwa y'Imana iba yasenze, umwuka akagaruka kumwibutsa ko hari ibitemewe, nawe akabitangaza ari ku ruhimbi. Ni ukuvuga ngo rero muri urwo ruhande rwe nta kosa ririmo na ritoya, kuko yanavuzemo iby'amajipo. Ni gute wambara ugafunga amabuno yawe ukaza uratera umwaka urusengero? None se ntibyumvikana umuntu wambaye ubusa kugeza kuri izi saha kwicara ku muntu wambaye ubusa? Urabizi aba bantu bakunda kwambara bakageza hano, iyo batitabaje isakoshi ngo bayishyire hano baterekeho hano ntago ashobora kwicara. Iyo adashyizemo intoki ngo yoherezemo intoki gutya ntago ashobora kwicara. None se umukristo aruzura umwuka wera te yafashe hagati y'amaguru cyangwa yashyize isakoshi hano yabaye ikigirwamana? Agomba kuba ari freedom, yambaye ijipo nziza, sibyo? We yanabyisi ijipo, ngo niba ari ijipo yiza mu kinyamurenge, agomba kuba yambaye ijipo ku buryo umwuka namufata azogerera akadotayine. Ni ibintu rero byumvikana nabyakiriye neza. Ariko noneho tukajya mu kindi gisata cy'abantu bindakorwaho, babandi Bibiliya ivuga ngo bazaba bikunda birarira. Ubundi iyo umukozi w'Imana avuze ikintu aherekejwe n'umwuka w'Imana cyanditse muri Bibiliya, erega birananditse ko umumama akwiriye kwambara akikiza, biranditse. Tugiye muri za Bibiliya birimo byinshi, mirongo myinshi. Ugasanga hari umuntu Kristo ayoboye avuga ati biriya bintu simbyumva, uwo nyine ahagwana nawe urahumva. Kuko mbere y'uko ujya mu ijuru ugomba kubaha abakwigisha ijambo ry'Imana, kuko ntiwakubaha Imana utarabona. Rero bene muri icyo gisata cy'abantu bumva nabi cyangwa se badakunda kumva neza, cyangwa se nyine bagendana n'isi y'ibigezweho, agakiza kari moderne, kari hiti muri kino gihe, bene abo ntabwo bari bubyumve. Ariko nanone nkavuga ko ni uburenganzira bwabo. Ntabwo nawe yaciye iteka, yavuze mu matorero ya Zion Temple. Ibyo ntibisobanuye ko ADPR ivuze ngo amapantaro muyambare, abafite dread mu mucurange. Ibyo ntibibujije ko bajya muri iryo torero, kuko Zion Temple ntabwo
ntabwo ari iryo torero ryonyine riri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose, hari amatorero menshi. Ubwo rero uwumva atemeranye n'ibyo yavuze aravamo, cyangwa se agenda amusaba ibisobanuro amwereke n'imirongo ya Bible. No kuvuga ngo rero mu ruhande rumwe ni byiza nk'umushumba guhugura, kibona abakobwa bambaye impenure, bambaye imbunuze, bajyaga baca ku mbuga nkoranyambaga zitari izi ngizi ziyobokamana zimwe na zimwe, umuntu agasanga ngo ari kwamamaza ngo igitsina cye, umuntu ngo ari kwamamaza ngo afite ngo ikibero cyiza. Ibyo ni ugukurura umwuka w'ubusambanyi mu gihugu, ni umwuka utari mwiza. Tunavuge ko kandi n'inzego z'igihugu cyacu nka dogiteri Biciyeri Murangira, wabonye ko nawe yabihagurukiye avuga ati ntabwo ibyo bijyanye n'umuco w'abanyarwanda. Rero numva nta kosa intumwa y'Imana yakoze. Gutanga impuguro n'impanuro biri mu nshingano ze nk'umubyeyi bwa mbere wabyaye, kabiri biri mu nshingano ze nk'umushumba mukuru, Dr Apotre Gitwaza wa Zion Temple, intumwa y'Imana ku isi yose. Nta kosa ririmo. Nabonye abantu babigize ibintu birebire, yewe n'abadasenga, umuntu akava kuraguza akaza gusesengura iby'intumwa y'Imana yavuze. Wagiye gusesengura iby'abapfumu, iby'abakozi b'Imana kutabizi. Ni ukuvuga ngo nta kosa na rito yakoze. Yasobanuyeho amaherena ava, kandi ni ibintu byumvikana. Reka mbahe agasampo gatoya. Nkunda kwirukana abadayimoni mu bantu. Imana yampaye iyo mpano. Nigeze kwirukana dayimoni mu muntu. Dayimoni irambwira ngo ese uranyirukana kandi uwunyirukanamo yambaye ibyo ntuyemo. Bishatse kuvuga ko amaherena ntabwo ari cyo bivuze gusa, si yose. Aho abadayimoni niho bari bahisemo gutura bitewe n'uburyo yashyizemo cyangwa naho bashaka kujya. Nigeze gusengera undi muntu yari afite bino bisatsi by'ibiplante ariko biteye ukuntu bijya gusa n'umutuku, umuntu yishyiraho ukabona ameze nka ririya tafari ry'inkunyu. Abadayimoni baravuga ngo twebwe dutuye hano muri iyi misatsi niho twibera, uradushakaho iki ko twavuye mu muntu ariko turi mu misatsi yambaye? Abamuvuyemo ari uko iyo misatsi nyimukuye nkuriyemo igipurate, amaze kugarura ubuzima ndamusobanurira ahita bireka. Ni ukuvuga ngo rero nk'amapantaro ya deshire, intumwa irasoma kandi izi imyuka iri sataniste uburyo ikoramo. Izo nyigisho arazigira cyane. Ahari amapantaro ava arahazi, kuko ni umuhanga cyane. Rero iyo ari kuvuga ngo mubireke nk'urubyiruko, we azi icyo ari kubabuza kizabagirira umumaro ejo hazaza. Iyo uri mu muhanda ukabona umuntu wambaye agapantaro keza, wateye agapasi kagoroye cyangwa se agakoto keza yatebeje, ubona ko ari umusore uri smart. Ariko reba umuntu wafashe ipantaro ye, iyo ya deshire, niba ari deshire, niba ari ibitindi gasa n'ibiki, hano haramanyuye, hano amavi wagira ngo nayihene irari ipfukamye, ikirirwa ipfukamye hasi, biratobaguye, buretse gatoya biratobaguye. Hanyuma yafashe umukandara, aho kugira ngo awambarire aho agomba kuwambarira, yatsuye nk'ugiye kuri wese. Ibyo bintu ni uguhenera abantu. Oya, viziyo ariko tukaba urubyiruko. Ubusenge sindi muri viziyo, sindi muto nkamwe se, none se kuki nta pokesi? Nibimesha agaciro, urabona nambaye nabi. Ni wango ni viziyo, ariko nanone ntago dushaka ko barumuna bacu bapfa. N'ababyeyi bacu ntibashaka ko dukura turi ibyigenge. Bira bintu aba yabisengeye. So no kuvuga ngo rero waruvuze uti ni iterambere. Yego, yes, bien sûr ni iterambere, ariko ku bana bajya mu bwami bw'Imana iterambere rigendane n'agakiza. Hanyuma kubajya kwa Satani, it's okay, babikore, bambara ibyo bashaka, ariko end time bazamenya ko bamwe bigishaga byari ko kuri. Ariko se Apostle, bino bintu tubona bamwe abantu twishyiraho ngo tumo turirimbisha, bifite ibisobanuro kimwe mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka hari tatouage, hakaba izo dread, hakaba okay, reka duheraho. Ubundi tatouage ziranshinge batera abantu bakabinjizamo imiti. Iriya miti mwamenye ibintu biba birimo. No kubona gusa ngo ndi umusitari, umuntu agahita yiyandikaho ubuse nk'igisiga bakunda kwishyiraho kimeze nk'icyakagoma, kimeze nk'igihunyira. Ujya ukunda kubibona igihunyira, muzi igisobanuro cyacyo? Ntacyo muzi. Reka tujye mu byahishuriwe Yohana ibice 18, ibice 16
ku murongo hafi wa 18 gutyo haravuga ngo iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni ngo harindirwa imyuka mibi hose ngo n'ibisiga bihumanye byo mu kirere ngo kandi byangwa urumva ko hariho inyamaswa zihumanye Bibiliya irabivuze uze kuhasoma hariho inyamaswa zihumanye urabona Yesu ari kubatizwa na Yohana inuma yaramanutse imugwa ku rutugu bifite igisobanuro cy'uko inuma ishushanya umwuka wera iri mu biguruka bidahumanye haleluya ndafashijwe dalasitifonema ni ukuvuga ngo noneho urareba kandi gasimba kano akanyamanza iyo twabaga turi guhinga ukagatera ibuye umukecuru yari kukumerera nabi batubwiye ko gatera ishaba burango gatera ishaba na akanyoni katagira amahane n'amakeya noneho iyo tugiye mu bisiga rero nanone biguruka bivumye harimo icyo bita igihunyira iyo gihunyirije ku mabati wawe tayari muri famiye hagiye gupfa umuntu rwose ari inkunguzo cyangwa gukungurira that's good ndakazi hakabaho ikindi gisiga kira cyadomye ku gicaniro Aburahamu yari yagiye gutambira Uwiteka ku musozi ni Moriya ni hehe nibagiye ukuntu bakita Bibiliya irabivuga mu itangiriro nibagiye ukuntu bakita kira gisiga nacyo kirahumanye ni naho umuvumo w'Abisiraheli waturutse kuko Imana yese ivuga ngo sinsangira na Satani hadomyeho igisiga ku nyama ariko Imana yo ntiyabonye igisiga ahubwo yabonye Satani imyuka ikorera mu gisiga iyo umuntu afashe igihunyira akagishyira mu bitugu bye urumva ashyizeho iki that's good ni ibintu byumvikana urubyiruko rwacu rero barumuna banjye bo barabona ngo Eminem ngo yashyizeho kagoma nawe agakubitaho kagoma ntazi igisobanuro ntazi ibipfa n'ibikira yaryama karota inzoka zimurya yaryama karota amapusi ari kumudoma amaguru yamaze kwikonekta n'ibirere bya Satani yaryama gusinzira kwe agasinzira akabona ari mu nyanja ari maroga gusa ntagira inzozi nzima akarota abantu bamwirukanka natazi ibyo ari byo kumbi n'abadayimoni bari kumwambura ibintu mu buryo buri spiritual no kuvuga ngo rero aho ni kuri tatuwaje nari mvuze ubwo abazakenera ibisobanuro tuzakora ibiganiro bijyanye n'imyuka mibi uburyo ikora kuko iriho ntukabona abantu bisi bavuga ngo ibyo ngo abantu bahanura ngo sinzi n'ibikisi isi y'umwuka yubatsemo ibintu biremereye iyo uhejeshe Imana iguheje amaso ukareba ibintu biba mu isi y'umwuka ushobora no guhamuka buri Imana iduhisha byinshi hanyuma tukajya muri ibi by'amapantara yo ku pocket down amabring ibintu nk'ibyo nanjye nahoze muri abo ngabo rega ndi kugusobanurira ibyo nzi jewe nahoze nambara bring nawe itsura ni pantara rwose nahoze nambara pocket kera ariko iyo wambaye pocket urabizi bigusaba ingendo y'umwihariko yuko nyine ugomba kugenda utagataga nk'umuntu basatuye mu maguru cyangwa umuntu wakomeretse mu maguru bwa mbere na mbere pocket isobanuye ko wabaye imbata ya Satani uti gute umuntu wese ukora ibiteye isoni Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ukora ibiteye isoni ntabwo ari uw'Imana that's good hanyuma ikavuga ngo kandi umuntu ukora ikintu kigusha bene se umuntu uzana igisitaza mu batoya binjira mu bwami bw'Imana uwo ni Yesu wabivuze ngo akwiriye guhambirwa urusyo mu izosi ngo akajugunywa mu nyanja umuntu ugusha abandi mu yandi magambo mu kinyarwanda cyumvikana no kuvuga ngo iyo wamanuye ipantara icya mbere bisobanuye ko nta gaciro nawe wihesheje icya kabiri bisobanuye ko nta burere ugira icya gatatu bisobanuye ko ibintu byose wowe urandagaye uriyandagaje mu yandi magambo kubera ko niba watsuye icya mbere inyuma habikise ni kibuno tubivugisha ukuri ikibuno se gikora iki kijya ku bwiherero kikavamo umwanda none se aho hantu hava umwanda hagenewe gupfukwa hakenewe nko kuba hatagaragara hari imyanya yitwa ibanga imyanya y'ibanga ejo abantu niba pogeta bakaduhenera ejo barashyira n'ibitsina byabo hano ku karubanda rero bidakumiriwe byaba ikibazo ni ukuvuga ngo icya gatatu poketi biba bigaragaza ko uraho nyine buriya umuntu wa pogesa hari n'umwanya batamuha mu buyobozi
no mu nshingano za gishumba ntago nakwimika umuntu wambara pocket down. Nigeze gutumira umuvugabutumwa mu rusengero aza yapokese pocket down, yambaye pocket, ipantaro yayitsuye, ndamureba amaze kubwiriza nanga kumukomeretsa, ndavuga rero ngwino hano ntuzagaruke hano rwose, na nimero yawe dore ndayisibye, mu gihe utaramenya umwigisha icyo ari cyo. Nahise muca. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose wakwambara ntujye imbere ya minisitiri w'intebe ngo akubonemo umugabo uzava mu Rwanda rw'ejo, akubonemo uzamusimbura mu gihe kizaza. Umwambaro utakwambara ngo ujye imbere y'umukuru w'igihugu. Yego wahajya nyine akakubwira kuko ni umubyeyi, ariko hari inshingano ataguha, hari n'ibyo wamusaba akabona ko nyine wowe wo gupoketa gusa. Ariko Apostle tukira ku by'intumwa Apotre Gitwaza yavuze, hari aho wavuze ati dore ko ahagarariye n'abashumba. Ese aho ubu ngubu ntago umwere uturuka ibukuru cyakwiriye hose ugasanga dukumire rumwe mu rubyiruko rwaganaga inzira y'agakiza cyangwa rugana mu rusengero? Kurukumira gute? Kurubuza kwinjira ko nyine nabisobanuye neza. Navuze niba wabikurikiye, yabujije umuntu wuri ruhimbi. Ese umuntu ukijwe none yemerewe kuhita ajya ku ruhimbi kugira ate ko ntacyo aramenya? Agwiriye kubanza akicara. Impamvu nabwo nabivuze gutya, si gihe wabivuze, ariko nabikurikiye. Kandi burya umuntu akurikiye intumwa mugenzi wawe uhita umenya ngo ashatse kuvuga iki. We yavuze ku ruhimbi, nigeze avuga ngo mwaba Kristo mwe mwicaye hano. Nta mukristo uzongera kwinjira muri wa muryango yambaye amaherena n'iki si juwe, kuko ibyo n'abatinganyi baba bicayemo, abaraye mu kabari baba bicayemo, kuko umwuka niwe uhindura umuntu. Ntabwo babujije abantu kwinjira mu rusengero bafite ibyo, ahubwo bavuze ko bibaye byiza wabireka. Hanyuma by'umwihariko ku ruhimbi bwo ni itegeko, kandi nanjye ibyo ndabishyigikiye. Nta muntu wakurira uruhimbi nyoboye afite dread. Muze gushaka amatabunere mukora mushyireho amafoto y'abantu bafite amadread, biriya bidread usanga umuntu yariyogoshesheje hano wagira ngo ni umusambi uri mugira. Nawe ubona ni umukobwa ni umuhungu bimeze bite? Nanze kumeshoninga umuntu umwe muri kino gihugu mbona widekaraye muri ibyo, kuko nago mbikunda, sinkunda kugirana ibibazo n'inzego, ariko nari kumutangaho urugero, ariko namwihoreye. Ariko iyo ubonye umuntu ufite dread, bitewe na dread zari ariko nawe uhita wibwira. Ikindi, reka tubihuze n'urumogi, tubihuze na mugo, tubihuze n'itabi, duhite tujya kuri abo bireferaho ba Bob Marley n'abandi bagiye bapfa ari abastar, abarasta. Duhite tubihuza n'idini y'abarasta yavuze. Umuntu ujya mu ijuru uko ukorera cano y'umukozi w'Imana, umuntu ujya mu ijuru wigeze ubona pastor wawe ari kunywa itabi? Ikindi, wari wabona se tureke umushumba, umukristo widekarara nk'umuririmbyi cyangwa umudiyakoni urimo avuga ati nabuze akamogi ndumva ntameze neza, sindi bubashe kuririmba neza? Wari wamubona? That's good. Yesu yaravuze ngo inzira ijya mu ijuru ngo irafunganye, ngo ariko inzira ijya mu kuzimu ni inzira ngari. Abajya kuzimu bashobora kunywa ibyo byose, kandi nabyo nyine iyo myuka irangiza ubuzima bw'abantu, usibye no kuvuga ngo ni sataniste. Itabi turihuje na sataniste, ubwo hari ikosa ririmo. Umuntu wanyweye urumogi tumuhuje nuko abikora kubera satani cyangwa shebuja ari satani, twaba dukoze ikosa. Itabi leta ntiryemera, abakristo bashumba ntituryemera, abapotre ntituryemera, turifata nk'ikiyobyabwenge gikomeye gikuru. Rero kuba yabihuje n'idini ya satani, rasta benshi bakunda kujya ngo mu byo bita amafuri ari uko banyweye ibyo biyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo rero kuba yavuze ko ari idini ya satani, sinumva ikosa ririmo. Nabonye hari ababikuririje ngo nta macakubiri intumwa yabibye, ntayo. Sindi umuvugizi we, Zanetepe ifite umuvugizi azabisobanura neza, ariko nta macakubiri yabibye. Yabujije abantu kunywa ibiyobyabwenge, yabujije urubyiruko kwiyandarika, keretse wenda niba kwiyandarika bigezeho, ubwo nyine twavuga ngo mukore ibyo mushaka, nyine n'ibyo muzapfuko mushaka. Ariko Apostle yavuze ko icyo kintu nyine kigendanye n'iby'imyambarire, ariko bakavuga ati ariko n'ubundi n'abambara amajipo maremare cyangwa n'abambara ibitenge
usanga bakenyera no kuburoza ninde niko yakurikijeho ntago ari bikurikije ariko nuko bamwe bagiye nawe se nikubyemera ko abafite amajipo maremare bakenyerere kuburoza hari umuntu nibura wigeze ufata akenyereye kuburoza okay reka tubyemere ko ari byo ariko nubwo biravugwa umujurerega nuwafashwe no kuvuga ngo ibyo wenda nanjye ndazi ko bishobora kubaho sibyo ariko sometime niba umuntu aje tujye dusobanura ibintu ko biri niba umuntu yinjiye mu rusengero afite misiyo ya Satani yo kugusha abashumba kuba yakenyerera ku burozi akambara ibirebire kwiyoberanya kwa Satani ni ibintu byoroheje uwo ntago ari umukristo yaje kugusha pasteur kandi yafashe uburozi yabuguze cyangwa se yabukuye Nigeria cyangwa n'ahandi arinjira mu rusengero atega agatambaro yambara ibirebire akenyerere ku burozi ko afite target yo kuzakugusha intumwa y'Imana Evode uwo rero ntabwo ndi bufate ngo mvuge ngo ni umukristo wabatijwe mu mazi menshi none ngo ari kujya mu ijuru none yandoze ni umusataniste wihishe mu rusengero hanyuma ibyo turabigereranya nanone no kuvuga ngo umuntu yaje afite misiyo yo kugusha urubyiruko noneho ntakijijwe Satani yamwambitse imyambaro ashaka yagiye muri izo horo twavugaga ni umurasta yanyweye kimogi yambaye deshire haraza yakubise amaherena niyicara mu iteraniro umwuka afite we afite mission yo kukwiza mu rusengero ntabwo turaza kuvuga ngo ni umukristo ni intumwa ya Satani yaje kugusha abakristo uyu mukobwa wambaye mini yaje gushaka abagabo agusha mu rusengero tubyumvikaneho ntituniyabidiskasingeho ni ibintu byumvikana 100%. Undi nde kwinjira mu ifuhe ni ibintu byumvikana niba umuntu yambaye ikarisi kagaragara what hamuneka biterwa nuko yumva yibohoye no ntabwo ko ese kwibohora bivuze kwiyandagaza ibyo bintu rero nibyo uri kubona inzego ziri gutwara abantu bati muri kuturenganya umwana w'umunyarwandakazi wambaye ubusa wowe kuri umusore wamushaka none se kuki ibyo mutakora muri kubyoroshya abashiki bacu yewe nza abahungu babiri banzaniye ibyifuzo nambwa ati muri character dushaka z'umukobwa tuzabana twebwe twabyanditse ngibi icyambere narasomye ngo umukobwa utiyandarika hanyuma umukobwa wambara kikwiza ese utiyandarika undi numeze umukobwa utiyandarika ni umukobwa wambara kikwiza hanyuma ntage no mu byaha by'ubusambanyi uwo mukobwa ari yubaha ubaye byiza ugashakana n'umukobwa ugasanga aracyari umukobwa umukobwa uguze icyo nshatse kuvuga wacyumvise baza uwo muntu uri inyuma yawe arakuze cyane umukobwa nuko ukiri isugi ubu hari abamama benshi bererwa bicara hano ngo turacyari abakobwa ngo kuba ukiri umukobwa batagutera amabuye pasi oya cyewe se amabuye narayaremewe batagutera amabuye oya cyewe amabuye se ndayatinya iyo ndi guhana icyaha ntabwo ndeba ngo ibuye niyo wazana intosho nari ndapfa nkihagaze ku byo nizeye niyo karagiteri y'intumwa ntabwo usubira inyuma mu magambo keretse iyo wakozemo amakosa abakobwa benshi baravuga ngo ndi umukobwa ariko ejo ugasanga yashwanye n'umugabo ngo wambeshye ko uri umukobwa none nasanze uri mama hanyuma ni ukuvuga ngo ibyo ibijyanye no kutiyandarika nabyo yarabyanditse ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo kugeza kuri izi saha narasomye nsanga nta muhungu ukunda umukobwa wambaye ubusa ntibazakubeshye ngo ngiye nkunda ngo iyo umuntu yambaye ubusa mwe nk'abasore kubera irari muwamushaka nyine murebe ikibero cy'uko kimeze murangiza murabya indimi cyangwa se mukore n'ibyo mukora ariko nta mugabo ukunda umugore wambara ubusa niyo umugore wawe yambaye ubusa rwose wapi ntago bivamo pe ntago bivamo tubireke n'iby'ubukristo tujye no mu gisata cy'abadakijijwe ubuzanye nk'umugore wenda mudakijijwe for example kamwe ati ejo ndagusohokana agahita yambara mu cikopa mwarenga umuryango ngaho mviye foto ikibazo gikomeye cyane hari imyambaro nakomeje kubitsinda ariko reka mbivuge nubwo bari buntuke ariko ntacyo babyumve wenda baziyunga nanjye nyuma babonye ingaruka hari imyambaro ya zamaraya yes indaya abantu bigurisha bicuruza hari ibibaranga character zibaranga ibyo bambara sibyo yego none se umukristo washyize wambaye ibintu ndibireka mbyibore umukristo wambaye mini karisi iri kugaragara ubwo ari kuvuga iki ubu ndi bubwirize ndi kureba ikariso
n'ibiri mu ikariso n'ibiri mu nda y'isi na hehe ubundi bavuga Yesu. Apostle ngo niba avuga ati rwose ntabwo yatuma wuzuza. Ntabwo yabeshye nzi umuvuga butumwa w'inshuti yanjye twagiye kwigisha ahantu baramubanza nge nari buheruke noneho imbere yacu ku ruhimbi uwo mupasiteri yari afite umukobwa wicaye iruhande rwe. Umukobwa yari yambaye ijipo nk'izo turi kuvuga. Tipe w'umuhanuzi w'inshuti yanjye arangije arabireba abona ntari bwigishe ngo bikunde. Uzi ikintu yakoze mu bwenge bwa gishumba na gihanuzi yaravuze ngo wowe mukobwa ngo imukira uriya muntu uri inyuma zaho ngaho urumva bisobanuye ko Imana iguhindurira icyicaro kugira ngo ahava atababaye. No kuvuga ngo hari imyambarire ikurura igitsina gabo ngo kigushe mu moshya none mbara ukavuga atari kuri muntu ashaka kuba ateye neza ariko ntabyo nzi ukakomeza urugendo rwawe. Se wishimiye kubona abagabo hano mu mujyi wa Kigali bari gusekurana n'imodoka ziri gusekurana barangariye abakobwa bambaye ubusa kuko abagabo bicwa no kureba igitsina gore kikicwa no kumva ubwo aho naho nazahasobanura ibindi bisobanuro. So ariko icyo navugaga nta kosa intumwa y'Imana yakoze ariko ntago ibyo yavuze biri rusange ku bantu batuye isi. Ushaka umudendezo yanzira ngari yayicamo izamuganisha mu muriro utazimara ibyo nta kibazo iyo wabihisemo it's okay. Uragenda ugakandagira mu gishiriro kumva niba uzabasha gushyuka bubyitoza ariko niba utabibashije emera amahame y'abakristo nibigenga abana b'Imana bajya mu ijuru. Nawe mu itorero ryani ko wabigenza bien sûr ntiwanakiriga ubimbaza ibyo ni nko kubaza padiri ngo ese uraza gusoma misa. Ntabwo nge sinakwirukana umuntu yicaye hariya mu bakristo kuko ndigisha umwuka kemeza ariko kurira uruhimba ahantu nicaye Imana iri kumwe natwe kuri podium aha Imana ivugira ukambara ubusa oya waba uri guhenera Imana. Ntago byavamo byavuye gutera umwaka abantu bari guhera oya waba uri gukwandagaza ijuru rwose. Apostle katwikomereza kadusimbuke ku iki kigano twatimo turavuga ku byagiye bivuga ahubwo nizere kunyuzwe kandi nawe ni wambaraga deshire ntuzongere kuzambara nagusobanurire wambara nagiye no munsi hori yumvise niyo wananiye ora no musiramu warabyemerewe we sembizi nzabaza mufuti ariko wambara pocket ngwino hano oya ntago bikwiriye ahubwo urahaguruka muri iki kiganiro. Yego hari ibindi byagiye bivugwa mu byumweru bibiri bishize niho habayeho ibitaramo bibiri by'abakozi b'Imana babiri hari Apostle Mignone na Pastor Julienne Kabanda bakoze ibitaramo bikomeye cyane amarena yose aruzura ariko nyine abantu ntago babivuzweho rumwe ati dore n'imbaraga zigize zihure muri Kigali ati dore mwe yatumiye Umunyanigeriya ndatumira umugande ati izi imbaraga ati zigiye kugwira Kigali no biraza kugenda biti imbaraga z'Imana zimeze gute bavugaga izimeze mibi rero buriya ku kijyanye n'imyuka mibi umuntu uvuga imyuka mibi abatanayizi cyo ni icyambere umuntu uzi imyuka mibi ntayivuga umuntu ihembe ryanize ntago yabona umwuka wo kuvuga abafite akuka ko kuvuga ngo mukozi w'Imana wanshengeye abo bavuga imyuka mibi rero ntibayizi. Iyo umuntu rero avuga ibyo atazi mba numva nta kintu namubwira ubu ngiye gusobanura iby'imbunda nabansekeje kuko sindayifata okay titurahakana ko imyuka mibi itabaho sibyo ariko nanone ntituri bunemeze ko imyuka mibi yaje mu Rwanda izanywe n'Umunya-Nigeria ese nta yari isanzwe ihari n'ubundi ibyo bita byangombe ibyo bita magini ibyo bita ibitega nta byuzi ibyo byari bihari. Okay none se kuba jewe by the way Kabanda we by'umwihariko nyine igiterane yakoze arena nagiyeyo ariko nagiyeyo mbere mu bayobozi kuko igiterane cyacu twagikoze mbere hanyuma abasanzwe babikora nyuma narindiyo ariko ubu sindi muri kino gihe sindi gufokasinga ngo mvuge ngo yakorana n'imyuka mibi cyangwa ntakorana n'imyuka mibi cyane ko nubwo nabimenya ko akorana nayo ntabivuga kubera iyihe mpamvu muri kino gihe twasengeye umwuka wo gukorana imikoranire y'abashumba
kubera ko nta bwami bubiri bwigabanyamo kabiri. Niba umuntu avuga Kristo Yesu wapfuye akazuka, that's good. Imyuka akorana nayo nge ntindeba. Icya mbere nuko ubutumwa bwa Kristo buri kumvikana kandi akaba yasomye ijambo ry'Imana. Ibindi ni hwi nyine wa muntu uhaga twatuyoga sinzi uko batwita, sinshaka ko tunatuvuga, hanyuma akicara ngo apotere ngo Evode ngo akorera ikuzimu. Ni horo ziri kubimubwira z'akantuza z'agashingura ntuza. Hanyuma hora ariko ikibazo afite azakimbaze ndi kubona ari kukongora. Noneho abantu ibyo bavuze subwo ndabisubiza iki se bafite umwanya wo kuvuga. Se mvuge ngo se ngo Apotre Mignone akorana n'imyuka mibi. Dore ko byahere n'ubundi kuri Apostle Mignone we yigeze kujya kwa Kayanja mu rusengero rwo kwa Kayanja ngo amuha ku mavuta nyamuneka ngo akoze ibiganiro. Amavuta y'iki yitwa ngo iki? Twabonye ari mu niba se baramuhaye nayo kwisiga ubwo tubitindeho. ngo amavuta akoresha ibitangaza. Rese ubundi amavuta y'Imana ntakora ibitangaza. Ngo nze kuguha nimero z'abantu babiri nasengeye bagakira amakanseri. Amavuta ngo umuntu akora agahirima ngo nta mavuta koko. None se umuntu urwaye abadayimoni ntago yihiri kubundi? Umuntu urwaye abadayimoni niba warabonye aho birukana abadayimoni, umuntu urwaye abadayimoni ntahirima. Ni ukuvuga ngo rero rega ndi hano ngo nubaka abashumba, ntabwo ndi hano ngo senye ubwami bw'Imana. Yesu bavuze ko akorana n'imyuka mibi. Yewe ubu mushumba wazana imbaraga akubaka urusengero rukomeye rwujuje ibyo leta isaba, sibyo? Hanyuma agafasha abakozi b'Imana kutagira igisuzuguriro, agakorana n'iyo myuka ariko akavuga Kristo Yesu. Icyangombwa nuko Kristo yamamara. Ibyo ndi kugusubirisha Bibiliya cyane. Yes, Paulo niko yanditse, yaravuze ngo icyangombwa nuko izina ry'Imana ryamamara. No kuvuga ngo rero ntabwo ndiho ubuse nicare hano ndi Apotre nsenye Mignone. Ese undi Apostle ubundi uretse nicare hano ndi Apotre, ushaka nicare hano ndi Apotre mvuge ngo Julienne Kabanda pastor akorana n'imbaraga z'ukuzimu. Ntari mari bazimuha. No amprise wenda ntanamushumbye ngo umenye ngo yazizanye ndeba. Ubwo nibanjyana hari haruguru se ndasobanurira iki? Mwitonde muri bino bihe mu bintu muvuga isi yarahindutse. Ubu mushumba nago yatinya kukujyana mu rukiko. Ese undi Apostle gusengera umuntu akagwa ubundi harimo izindi mbaraga? So uko ikiganiro kiratinda wambajije ibintu biri mu bwiru bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu agwa mu buryo bubiri. Hari umuntu ushobora kugwa iyo myuka mibi koko imugushije. Jensira umuntu yari muzima. Arahagaze n'umupapa usenga nkanjye. Unkubise hasi kwa nini? Uzibye ko bitanakunda bo niba hari wazizanya azaza nkoreho ningwa nzamenya ko ari iz'Imana. Nibwo uzamenya ko ari iz'Imana. Cyangwa ari za Satani. Ntabwo wangusha biragoye. Hanyuma umuntu uri normal utarwaye abadayimoni nta mbaraga zo kumugusha ziba zihari, izamugusha zaba ari za Satani. Ariko umuntu urwaye abadayimoni iyo mushyizeho ikiganza tayari abazimu batangira kujwigira, hanyuma igikurikiraho nuko yikubita hasi, sibyo? Iyo yikubise hasi nirukana abo badayimoni bamurimo bagasohoka bakamuvamo, ariko bikaba bigaragarira amaso y'abantu kuko igitangaza gikozwe n'Imana ni igitangaza kigaragaza. Ariko na Satani nyine agira pirate y'ibitangaza. So hanyuma rero hari imbaraga zigusha abantu ziri sataniste nibyo, ariko hari n'imbaraga z'Imana umuntu akora ku muntu urwaye abazimu bakikubita hasi. Bien sûr nuko bimeze. Ariko wenda habaye hari ikindi kirere nge ntarageramo kuko nyine ni by step mu birere gitura umuntu hasi akihagarika mu rusengero akati inkonda umupapa kambura ubusa kambara mu cikopa, izo mbaraga Imana ntizazime.
nta controle y'umwuka wera yabirimo. Ariko icyo kirere kibaye gihari abagifite nyine isoke niba ari iz'Imana tuzaba munsi yayo mavuta. Ariko nabo niba atari iz'Imana ubwo ndavuga muri rusange ku isi yose simvuga abo wa mentionings. Ese biterwa n'iki iyo umukozi w'Imana ateye imbere se cyangwa ageze ahagera bavuga ko akoresha ndagubibumbije iryo ni ijambo ryiza ari gusigaramo. Rero hano nicaye hano nk'umwapotere ushaka ko abantu bavuga ibintu byubaka abantu. None umuntu wese usenya abantu aracyafite akuka ka sataniste k'amagambo. Reka nkwe sambu. Abisiraheli bavuye i Kanani, bavuye muri Egypt. Barenga miliyoni 3. Imana yari bahaye isezerano ko izabageza i Kanani, mu gihugu cy'amasezerano gitemba amata n'ubuki, ari cyo Kanani yabo. Ariko bageze mu nzira wabuze ibintu batangiye gukora bagapfa bagashira. Icyambere na amagambo. Umwe yaratangiye biramukora na Dotani bati Mose nawe Imana iragukoresha ariko natwe Imana iradukoresha. Yo na amagambo na amatiku. Nk'ibyo nyine intumwa y'Imana ivuga ibintu ugasanga n'umukristo uri kwiga igice harimo arajajinga intumwa y'Imana. Umuntu wahaze kukore hano wahaze ntuza bwayayutse arimo arajajinga ibintu intumwa y'Imana yaraye mu gitabo isoma yasenza ya 40 no gushira isoni. No kuvuga ngo rero umuntu wasiga abo bakuzanira amagambo barokarase ko basigaranye umugozi w'amagambo. Ubwo amagambo maberasenya, amagambo mabi asenya igihugu agasenya itorero. Na Bible ivuga ko amagambo mabi ari nk'uburozi. Ni nk'uburozi. Yes, Bibiliya iravuga ngo ururimi ukurureba ngo rugereranwa n'umwambi. Umwambi ni muto ariko wakongeza igihugu cyose kigashya. Uri kumva icyo kintu? Umuntu biri kavanga umuntu uzi kurinda ururimi rwe ruzamutunga. Ngo ari kuwanda ari ku rurimi rwe ruzamujyana imageragere cyangwa rumujyana. Ndakumva. Murakoze. Hanyuma apotre reka nigarukira inyuma ndagaruka kuri apotre mugenzi wawe. Abantu bihangana ahantu magaruke. Intumwa y'Imana Dr. Intumwa y'Imana Dr. byongeraho byose. Nawe ni apotre. Yes. Muri kuri level imwe nawe uri apotre. Wenda nuko ari dear ariko nawe ndabizi uri apotre. Ukiyubaka ndi apotre ukiyubaka. Ntabwo ukiyubaka. Ndakiyubaka. Kugejeje turashimye. Amen. Reka nikomerere reka niherera aha ngaha. Yego. Ese wowe ubwawe pastor. Umukristo udafite imyenda usigaranye ijipo mu rugo ntazaze gusenga. Icyo ni cyambere ntago nibazo bibiri nyo kubaza kubisubiza. Kabiri. Waretse ngasubiza kimwe se. Reka ndeke kusubiza bibiri basi cyari. Kabiri. Ese Rastafari cyase kamvuge abarasta muri rusange bwaho muri Imana ikomeze bawe mugisha bahe no kuronka munahaye mu. Ibyo uraza kubibabwira mbaza icyo mbaza uraza kubibabwira muri kumwe. Pastor ntago yemereye kuza mu rusengero bitewe nuko bafite dread gaje kurimba ahimbaza Uwiteka. Ahimbaze Uwiteka yanyweye urumogi na kore na ntuza bwo arahimbaza Uwiteka cyangwa araramya Satani. Ese urusengero bansubizwe nk'ibintu mwigaruke. Okay, tereka duhere kuri icyo cy'abarasta ndumva nacyo mwagize ibintu birebire nabonye n'abantu b'abahanga bafite ubwenge bari kuvuga ngo yacazanya amaca. Reka duhere ku cyambere. Ubundi binyine yakaba yari intumwa y'Imana iri kubisobanura ariko sinzi muri muhamagaro no kuvuga ngo wenda urugo rw'umuturanyi rwahiye urwawe narwo ruba rugiye gushya. Ibyo twarabimenye. Okay. Duhere kuri Rastafari cyangwa se dini y'abarasta. Umurasta bafite iki bimuranga nko ku mubiri. Icyambere ni tatouage. The festival. Okay, icyakabiri. Ntabwo bisobanukiwe. Hari ikintu abantu basobanukiwe. Uburetse ibyo nyine urabisobanura cyangwa uzakora ikiganiro cyawe nyine nabo barasta nabo babisobanure murabatumira kandi. Okay. Aha. Okay. Bababwira igisobanuro cya tatouage. Uyu musore wanjye yabimbajije nabisobanuye wari wazamutse. Wabisobanura ariko nabyo. Inshinge babatere yo mujya iyo bagiye kubatera inshinge ibi birajyana na bya bindi by'abakobwa bashyiraho imibuno hano ngo namanyasha n'ibiki byose mujya muvuga. Ugasanga inyo ziri gutoboka mu kibuno. Nibyo mushaka. None ukuvuga ngo kugeza kuri izi saha abafite dread agomba kuba nko kantu ntavuze. Oya. Okay, niko bimeze. Hari n'abatakanywa kubw'uburenganzira bwabo ariko baba ari amadage niko babyita. Siko bimeze sahari bazabikubwira nibaza. Akesho uzumva bari no kuvuga no mu ikiganiro. Baromve dene yacu. Ane y'abarasta men. Ubona dahari. Noneho ikindi azumva imvugo zitasaba umugeni. Tanivumbi yarabiririmbye ngo
umugeni ngo ajya gusaba umugeni ngo aravuga ngo iniga ngo Olivier ngo idage umusaza mwima umugeni dushaka abazakwima umugeni oke tugaruke no kuvuga ngo agomba kuba afite iyo tatouage afite dread ashobora no kuba nkwa kantu wenda reka twe guca iteka Gitwaza we yavuze ko umuntu ufite dread ntiyemerewe gucuranga ntiyemerewe kuririmba nanjye ibyo nemeranya nabyo no wowe nyine urabihakana ubundi uhakanya Apotre nkande nuko Bible ibyo bintu tabivuga no wasomye uhe murongo nta uhari ubundi wicaye aha umurongo reka uretse ijambo Yesu yavuze past wicaye aha ntiwemerewe wicaye aha nk'umunyamakuru byagenze gute Samson umunsi bamwogoshe byagenze gute ni murwanya barasta kabiri byagenze gute nyine bivuge nyine umwana bamwegoshe yanyweye urumogi Imana Yesu Kristo yaravuze ngo mureke abarushye n'ababaye bagire bati ndemeranya nawe ariko noneho ndashaka tugendane wishaka kurwana ishyaka ry'ibintu ndi kuvuga nkaho wasomye Bibiliya kundusha we mbaza nk'umunyamakuru sibyo kukozeranye nk'umunyamakuru ubi bya kamera kuri iyo koti ku bintu byerekeranye no kweditinga gusohora ikiganiro by'amatamoneri ibintu nk'ibyo ni mu gicuku sinakugisha impaka ariko nitujya muri Bibiliya tukajya muri apostolique tukajya mu gisata cy'abakristo ndabizi ndasigara mbabarira umanika ibiganza utuze nkubwire ngusobanurire ubyemere ariko nshaka kwansobanurira cyane yes mbijya kutsobanurira ugendere kuri 200 umwe uvuga ngo mureke abarushye nabo babaye bansanga inye papa w'abapfakazi n'imfu mu mwanya iki okay mu mwanya reka mpera aho ushaka hera aho ngaho nta kibazo Yesu avuga ko abarushye n'abaremerewe bagomba kuza bakamusanga waba waruzi abaremerewe ibibaremereje ibyo ari byo yavugaga ntago ari abaremerejwe n'amadrede ku mutwe abo birwandeho bajye muri salo cyangwa inda zibajye mu mutwe bajye bararabishima buke barware n'imitwe cyangwa barware n'imvuvu ntago ibyo bireba Yesu abantu barushye n'abaremerewe Yesu yavugaga no kuvuga ngo mu isezerano rya kera umuntu yakizwaga icyaha yasambanye cyangwa se yibye ari uko yirukanse ku numa y'intungura reba kwirukanka ku numa muri uyu mujyi wa Kigali wamara imyaka 10 utarayica uwo muntu ararushye yakoze icyaha ikintu kiri mu mucungure ni inuma kuyishaka n'umuruho kabiri iyo bagura umukire washagaga inka nziza itafite inenge ukayijyana ku mutambyi akayishyira ku gicaniro hanyuma ayo maraso amenetse y'inyonka akaba ari asa naho gucungura Yesu rero ari ku musaraba icyo ni icyambere yavuze cy'abantu baremerewe iyo wacumuye nkatwe b'abakristo iyo ukoze icyaha urababara urarira kuko uba ufite umutwaro uremereye cyane sinzibagirwa nkizwa narize amarira menshi uyashyize mu gikombe yakuzura nari muzima ngenda ariko nari ndushye ngeze imbere ya Kristo ankuraho wa mutwaro nibyo rero yavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura ntabwo uwo muruho Yesu yavuze ari umuruho kuba umuntu yafashe urumogi kandi leta irubuza akarunywa rwamwegeka hariya mu muhanda ngo Yesu abizamo ari uko wavuze ngo ndashaka Yesu n'imodoka zakugonga rero umuruho Yesu yavugaga ugomba kubanza kumenya cyanditswe kubera iki ese Yesu yabivuze ashaka kuvuga iki abantu bari baruhijwe n'ibyaha kuko Yesu ntiyazanwe no guha abantu amadirede ntiyanazanwe no guha abantu amapoketi ntiyanazanwe no guha abantu buretse ntiyanazanwe no guha abantu wenda uburenganzira bwo gushyiraho amatatuwaje ibyo ntabwo byari kumuhagurutsa mu ntebe y'icyubahiro ikintu cyamuhagurukije ni ugucungura jyewe nawe kugira ngo nitumwizera tuba abana b'Imana reka ndi kukumva turagendana ni ukuvuga ngo rero nushaka kubihuza n'ibya rasta turazanamo iby'amahoro tuzanemo ibimugira gutya tugiye mu bisobanuro byabyo ikiganiro twarara hano nta bantu bazagikurikira ndacyahari njye ndacyafite ibibazo byinshi byo kukubaza ndananiwe rero tubwo turakora ikintu cyagaje ubu mfite ibibazo by'ibibazo bitatu ngomba kukubazaho hano ubu gari umubyeyi wanjye yatetse se ubu ndaburya nabwo bugiye reka dukomeze mfite ikindi kibazo kigira gutya ariko ahuranyuze ntago ndanyurwa banza unyurwe rero banza unyurwe n'umurasta wowe uri umurasta njye mfite ikiganiro nzakorana na rasta anyway wundi mbere na mbere nanababwize n'ukuri ntago ijambo rasta risobanura umuntu nk'ibiyobyabwenge oya ibyo uzabivugira muri icyo kiganiro ibyo uzabivuga kuko nanjye uzamfashe nutumira uwo muntu nanjye nzatumira undi bicarane nta kibazo wumve n'imvugo ye nta kibazo sawa
pastor ubu ngubu mfite ikibazo kigira gutya ese ko mu mategeko 10 y'Imana mu mategeko bahaye Mose ku musozi Sinayi hari itegeko rivuga ngo umuntu utemerewe kujya imbere y'Imana ni umuntu umeze gutya muri ayo mategeko oya erega ibintu intumwa y'Imana yavuze ikintu ndi kubakosora mutari kumva kuva natangira ikiganiro ni kimwe sinshaka ko ibintu yavuze mu bigira rusange ku isi nasobanuye ko hari abana b'Imana hari n'abana ba Satani abana ba Satani nta kintu wabasobanurira kijyanye n'iyobokamana kuko bemera se Satani aho tuhagendana nushaka n'icyanditswe ndakigwa muri Yohana turi kugendana umuntu wese ukora icyaha abagomye icyaha nibwo bugome kandi umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora icyaha nta nk'urumogi nta gusha bagenzi be ese umuntu wapogese yakoze iki ari guhenera ababyeyi mu muhanda ni icyaha yisha umuco ni icyaha yambaye ubusa umuntu wambaye ubusa yakojeje isoni nyina na se kuko bamubyaye bashaka ko ava mu mukobwa muzima none yambaye n'imwenda w'imbere urimo uragaragara si ubwo mama we yamureba arishima yakoze icyaha yababaje ababyeyi muri ayo mategeko 10 harimo itegeko rivuga ngo wubahe sona na nyoko kugira ngo urame mu gihugu witeka Imana yaguha no ngo rero none urashaka abana b'abakobwa bakenyuka iyo utubashye sona nyoko urakenyuka iyo utubashye igihugu urakenyuka igihugu ni umubyeyi kubyara ni umubyeyi niba abashumba babashumbye n'ababyeyi banyu ni ukuvuga ngo rero iyo tuvuga nk'abashumba muri autorité ya gishumba ngo ibi mu byihorere tuzi ingaruka zabyo ni mwebwe rurembo rukuru kudufatira umwanzuro no kutwigisha ndetse no kuduhindura oya si twebwe ni Kristo twe turababwira Kristo agahindura Kristo ahindura ibyo mwatubwiye twumvishe twashyize muri mayini ntacyo reka mbi twari ukubyizera kuki mwumva ko ntagomba kuza ngo nimba nkunda korari yes nimba nkunda mfite ijambo nasangiza abagenzi banjye buriya ikintu gituma nkunda Pastor Julien Kabanda kandi Imana igikomeze namwagure uko waza umeze kose mu rusengero rwarakubwira ngo rasta haguruka uvuga ijambo ry'Imana kuko nimba yarakiriye Brian akandikira abandi bagiye batandukanye na Dr Antoine Rutayisire kuki abamubuza ko bumwe mutaba nuza igitwazo ko batakakirwa abandi bakoze Imana babakira wayi ADPR ubu none hanga yakizeho amapantaro yarayemeye mu rusengero wemere kugenda wambaye ipantaro umukobwa uribeshyira nyine ibeshyere nyine nta kundi kimwe nta kundi kwibeshyira kwasa kwibeshyira cyane okay komeza kuki wowe wumva ko ibi ngibi abandi bashumba bemeza wowe na Gitwaza mugomba kujya mu murongo kuvuga ngo ibi wapi icya mbere nuko twabyaye icya kabiri uvuze uwo mumama uvuze ntari busubiremo nawe yarabyaye abakobwa be niba zabemerera ko bambara imyenda bakagaragaza imyenda y'imbere ubwo bafite abafiance bazabashaka uko bambara ariko nanone bajya bavuga ngo umwana utari wawe umuhawe ibimwica ariko so abo ngabo uzabasure ubabwira utabana se banyu ko mbona ibyo nambaye batabyambaye okay ikindi yego Antoine Rutayisire ni umusaza mukuru cyane ndabyumva cyane nese ubu aze gusobanura ibintu ndi gusobanura hano ku zuba ringana gutya kandi nanone se ntabwo nge na Gitwaza cyangwa se Gitwaza yavuze ngo yabujije umukristo kwinjira muri Zion Temple cyane ko buriya Zion Temple igira n'umuvugizi ubu nahagaze mu nshingano wenda z'abashumba ku isi yose muri rusange ariko nawe rumwe muri ariko ubundi ibi nyine ndabivuga nko mu gisata kiyobokamana abakristo bagomba kugira ibibaranga abapagane bagomba kugira ibibaranga that's good iyo umuntu ateye indimu heraho indimu umuntu yateye amasaka heraho amasaka iyo umuntu ateye umwembe ni umwembe iyo ubanguriye uzaho indimu okay ibyo sinabimenye ibyo ari byo ariko ubwo byo nabyo ushaka gusanga uwo mwembe iyo uriye utumba inda ugasanga wabyimbye nka capati okay ni ukuvuga ngo rero intumwa y'Imana ibintu yavuze ndi gushyigikira nuko yabujije abantu kujya ku ruhimbi bambaye ibyo bintu ese hore tuvugisha ukuri umukobwa wenda turi gukora ikiganiro hano sibyo ndakumva cyane wicaye ara kuri kamera umukobwa yambaye imbunusi haryo ubwo wakora ikiganiro kitajyanye n'irari gusa cyangwa ubwo wagikora nge ntabwo twagikorana ese kuki ibintu utakora kuki ushaka kumvikanisha ko byemewe okay abantu bumvise ikiganiro ndi no kugana ku musozo muze kwihangana nubwo wenda nawo
nsa nk'umuntu wagiye muri debara na Apotre ariko abantu bihangane. ariko nta nikitwaye. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira abakobwa mwiye kwambara neza by the way kuko nanye mbabona sinzi niba mujye mubona ukuntu abakobwa ba mbere ba ADPR bambara. Oya si na ADPR gusa. Reka tuvuge abakobwa b'abasilamu kazi nabo ukuntu babambaye mutsi mbifurije ubuzima nziza. Abasilamu imyambarire yabo kude chapeau. Wow. Abasilamu kazi. Ndanabakunda cyane. Cyangwa bambara nk'abamasera by the way abamasera bambara. Nabyo ntacyo bitwa. Oya abakobwa bose muri rusange ni bakambara nk'amasera ariko wenda nibura n'umuntu ni yambara ashaka kugaragaza wenda umwenda we cyangwa ko afite amaguru meza basi ni yambara ijipo iri munsi y'amavi. Nibura hakuri ibaze kuba nk'umudamu wazashaka ari guca hano downtown yambaye ubuse koko ntango twashakana. Biba bivuze ngo ndi byo nari mvuze nk'intumwa byari kurebaga nabi. Ariko biba bivuze ko nyine ari babakwire nyine ibintu nk'ibyo byerekeranye. Yego. So reka ngane ku n'abandi bambara imyenda batambariyemo imyenda y'imbere ibibuno byabo bikagenda bibyina mu muhanda. Sinzi niba ujye ubibona. Biriya nabyo ntabwo yabyongeyemo ariko nanjye ndabinenze. Nta mwenda w'imbere urimo none ugasanga umuntu yambaye akantu ku buryo urwembe rukozeho. Byashwashwa mu ibyo bintu rero nabyo ntabwo biryoshye ku banyarwandakazi. Naboneka mwambara amakarisa mwambara imyenda y'imbere ugende kigusha. Ego. Apotre reka ngushimire nkwifuza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse Apotre turagukunda tukunda ibiganiro byawe turi benshi. Nanjye ndabakunda. Reka nifurize abantu kuzagira weekend nziza dore ko tuyinjiyemo by'umwihariko abantu bo kuri Pastor Evode bifurize kuzagira umwaka mushya mbere na mbere bifurize kuzahirwa nifurize abantu kuri Pastor Fanny official ndetse na Pastor Fanny by'umwihariko n'urugo rwe n'umutware bwo mubwo nawe kirimo na madamu wawe namwe muzagire umwaka mushya muhire. Atoze ikiganiro cyane reka ikiganiro cyane mbabwira ngo urubyiruko aho turi twese twireba ku ikiyavuzwe na Dr. Gitwaza ibyo yavuze wenda uri kubyuma muri kote ya bitewe na furi n'imyemerere yawe bitewe na furi uri mukuru urubyiruko ariko ikiza burambona ujya imbere y'Imana ajya yejejwe ntajya agiye kubikigusha. Bien sûr. Pastor nanjye uyu munsi nshobora kuba hari uko nari imeze ariko ubuzima buzaguhindura. Nibyo. Chaka no kuzakora ikiganiro kibubwira abana b'abakobwa n'abahungu ikijyanye n'imyambarire. That's good. Ndagushimiye reka nsoze dusenga uhe n'abantu nimero ya telefone ubundi nsoze ikiganiro by'umwihariko ubundi abantu bakomeza kandi subscribe like share ndetse na comment ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao nyuma yo gusenga. Imana igumugisha urakoze cyane usoje neza nk'umunyamakuru mwiza wa mubyeyi bahagarariye ahubwo ajya kureba neza. No kuvuga ngo nicyo natwe twashaka kuganishaho uwambaye neza agaragara neza kandi iyo utari igisitaza mu bandi twanaguha n'igihembo burya uje ukavuga ati jewe sindasitaza umuntu kandi tunamenyesha abantu ko buriya no mu nzego z'ibanze ugiye kuhaka icyangombwa ujyana ku murenge ujyana mu karere bagusaba urupapuro rw'ubuhamya bwiza cyangwa se bw'imyitwarire bw'imyifatire. Urumva rero iyo mudugudu avuze ngo uyu muntu yambara ubusa mu mudugudu wanjye hari aho utajya. So nimero ya telefone ni 0780289885 0780289885. Uwumva atemeranya n'ibyo navuze ashobora kumpamagara tukaganira kuruta uko wakwandika utukana kuko nanone burya hari ibyo utukana bikazagutuka. Ntago byose bapfa kubituka ntago ibintu byose babyubahuka. Yesu abaho umugisha reka dusenga Imana. Urakoze Kristo wabambwe ubahagararanye nanjye urivugiye muri ngewe kandi utanze umucyo dusenze kugira ngo umwuka wawe ateze urubyiruko kwiyubaha by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda kandi imbaraga zawe zikomeze kongera abakizwa kuruta barimbuka. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.